nyamara rero abera tuzataha, sinzi niba nawe witeguye kuzataha kugira ngo uzatahe mu ijuru. Nyamara abera tuzataha. Muri kumwe na Havugimana Moise, nijye ubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mugubwe neza. Rero dukomeza ikiganiro kuri kubyerekeye Imana n'ubundi ntabwo dutsinda, tugeze ku gice cya 31 cy'iki kiganiro ukuri kubyerekeye Imana. Ikiganiro mbashimira kuba mukurikira aho muri hose, mugubwe neza. Igice cya 31 cy'ikigisho ukuri kubyerekeye Imana cyangwa se ikiganiro kuri kubyerekeye Imana gifite umutwe mwiza cyane uvuga ngo ese waruzi ko hariho abantu bazajya mu ijuru? Ese waruzi ko hari abantu bazajya mu ijuru? Ukunda kumva inkuru zivuga ko hari abantu bazajya mu ijuru, ndetse ujya wumva n'izindi zivuga ko hari abantu bagiye mu ijuru. Ariko se koko nibyo hari abantu bazajya mu ijuru? None se Imana irema abantu yateganyaga ko bazajya kuba mu ijuru? None se ubundi abantu bazaba bagiye gukora iki mu ijuru? Ese abantu nibajya mu ijuru isi izaturwamo nande? Wowe ubitekereza ute? Kuki abantu bazajya mu ijuru? Mbere yuko Imana irema abamarayika yabanje kubaremera ijuru kugira ngo babone aho baba. N'igihe Imana yajyaga kurema abantu yabanje kubaremera isi kugira ngo babone aho baba. Kubw'ibyo rero nta muntu wari wemerewe kujya kuba mu ijuru. None ko tujya twumva inkuru zivuga ko abantu bagiye mu ijuru, tukumva n'izindi zivuga ko hari abantu bazajya mu ijuru, izo nkuru ni ibinyoma. Oya, ntabwo ari ibinyoma, ahubwo Imana imaze kurema umuntu yamuhaye kubaho mu buzima bwiza bw'iteka, nuko igirana nawe isezerano, ariko umuntu ntiyubahirije isezerano yagiranye n'Imana, nuko yiyambura ubuzima bwiza Imana yari yateganyirije umuntu kugira ngo abeho. Hanyuma Imana yitegereje umuntu ibona ko atari byiza kumureka burundu, niko gutegura irindi sezerano rishya. Iryo sezerano rishya rero Imana yavuze ko izoherereza abantu umucunguzi, nuko umuntu uzemera uwo mucunguzi akizera Imana akayigarukira azahabwa uburenganzira bwo kujya mu ijuru. Imana amareyo igihe runaka maze agaruke mu isi, izaba yahindutse nshya nk'uko yari imeze kera ikimara kuremwa. Mu gihe rero Imana yari imaze kumenyesha abantu ko izabohereza umucunguzi maze abazamwizera bakazajya mu ijuru, Imana yatanze ibimenyetso by'isezerano ryayo rishya, ifata bamwe mu bantu bayubahaga ibazamura mu ijuru kugira ngo igaragaze ko koko umuntu uzayizera agakiranuka izamukingurira amarembo y'ijuru ikamujyanayo. Muri abo bantu Imana yazamuye mu ijuru harimo Henoki, umuhungu wa Kayini, harimo na Eliya. Ibyo ushobora kubimenya usomye mu gitabo cy'Abami cya 2 igice cya 2 umurongo wa 11. Sabo gusa kuko na Yesu waje ari we umucunguzi, we yarapfuye amara iminsi 3 mu mva maze arazuka azamurwa mu ijuru. Luka igice cya 24 umurongo 21. Igihe rero Yesu yaragiye kwicwa, yarabizi neza ko azazuka agasubira mu ijuru. Icyo gihe yabwiye abari kumwe nawe ate kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane ngo aho ndi namwe mubeyo. Yohana igice cya 14 umurongo wa 2 n'uwa 3. Yesu yagiye kwitegura abantu kugira ngo bari gukorera ijuru, azagaruka abajyane. Kandi gukorera ijuru no gukiranuka, ukizera Yesu ukubahiriza isezerano ry'Imana. Niba wari ufite gushidikanya kuri iki kintu, ntuzongere gushidikanya. Niba nawe wemera Yesu ukaba ukunda Imana ugakora ibyo gukiranuka, nawe tuzaba nayo mu ijuru.
ese ni bande ese abantu bazaba mu ijuru iteka ryose? Ese abantu bazaba mu ijuru iteka ryose? Icyo ni ikintu abantu bose bajyaho impaka, yaba abemera ko bazajya mu ijuru ndetse n'abatabyemera, kuko bamwe bigisha ko abantu bazaba mu ijuru iteka ryose, abandi bavuga ko bazamarayo igihe bazabayo igihe gitoya maze bakagaruka mu isi, ndetse hari n'abandi bigisha ko nta muntu uzajya mu ijuru, abantu bazahama mu isi zahinduka nshya. Jewe ngiye kukubwira ukuri, nashingiye ku idini runaka cyangwa ku gitekerezo runaka. Ukuri kwa mbere ni uko hari abantu bazajya mu ijuru, ariko si abantu bose bari mu isi bazajyayo. Hoya, hazajyayo abakiranutse gusa. Hanyuma nawe wibaza icyo abantu bazaba bagiye gukora mu ijuru. Reka nguhe urugero. Umugabo umwe yari afite abana 9, aza kujya mu gihugu cya kure arabasiga, ariko akajya abitaho, akabohereza ibibatunga, imyambaro n'ibindi ibiribwa, akabavuza igikenewe, akabavuza igihe kimwe, akabavuza, akabaherera amashuri. Igihe kimwe rero yaje kubabwira ati, ndashaka ko hazagira bamwe muri mwe bazaza kusura bakareba aho mba. Nuko abaha amezi 6. Arababwira ati, umwana uzaba waramenye ururimi rwo mu gihugu mbamo niwe uzaza kundeba. Nuko batatu biga bashyizeho umwete nk'abana bashaka kujya kureba se. Abandi 3 bariga ariko bakagenda bameze nk'abatabishaka. Abandi 3 bo baravuze bati, data araturiza ubusa n'ubundi niwe tuzaba tugiye kureba, kandi ururimi avuga turaruzi, natwe azi urwacu. Kubw'ibyo si ngombwa ko twirirwa twirushya ngo turiga, n'ubundi data aradukunda, azatujyana twese. Nuko ba bana 3 biza bashyizeho umwete, bamenye ururimi rwo mu gihugu papa wabo abamo, abize ariko batseta ibirenge, bararumenya ariko ntibarumenya neza. Igihe kigeze se arababwira ati, mwitegure ndashaka kubajyana. Yaraje agerageza kubakoresha ikizami, nuko habonekamo 3 bonyine barumenye, aba aribo ajyana bonyine. Agezeyo arabubakira, abaha gakondo muri icyo gihugu, naho ba bandi bakajya bahora bicuza, bakabwira se bati, duhe andi mahirwe. Ndetse baje no kwiga bamenya ururimi, ariko se arababwira ati, igihe nari mbakeneye cyararangiye. Uko niko bizagenda. Nuko rero niba umuntu yarifuje ko abana bajya kumusura, ni gute Imana yo itakwifuza ko abana bayo bajya kuyisura ngo bamenye aho iba? Imana nayo yatanze isezerano, kandi Imana nayo yatanze isezerano, kandi umuntu uzaryubahiriza, Imana nayo yatanze isezerano, kandi umuntu uzaryubahiriza azajya mu ijuru. Hanyuma ku bantu bibaza igihe abantu bazamara mu ijuru, abantu bazamarayo imyaka 1000 bari mu ijuru. Iyo myaka 1000 nishira, bazagaruka gutura mu isi zaba yahindutse nshya, iyo twita paradizo. Ibyahishuwe igice cya 20 umurongo wa 1 kugeza ku wa 10. Mugire amahoro ya Nyagasani, ndabakunda cyane. Shalom shalom. Mwari kumwe nanjye avuga Imana Moise. Rero mbashimiye kuba mudukurikira mu kiganiro kuri kubyerekeye Imana. N'ubundi turakomeje, mbibutse neza ikindi cya 31 twari turiho. Hasigaye ibice 3 bikomeye, kuko iki gitabo gifite ibice 34, aricyo cyigisho ukuri kubyerekeye Imana. Bimeze bite? Mugire amahoro y'Imana. Mwari kumwe navuga Imana Moise. Shalom. Hanyuma muzajya mwihangana aho muzajya mwumva nabuze meze nk'utegwa, mba ndimo ndasoma mu gitabo. Burya ari byiza kwemera intege nkeya z'umuntu, ariko ndizera ko buri muntu wese aba yabyumvise neza kandi agasobanukirwa. Rero ndabakunda aho muri mugubwe neza. Shalom. Yeah.